mu gice cy'ubushize Ruvubura yatakaga uburwayi avuga ko nta handi bukomoka usibye ku kuba yararozwe na nyina w'abana be, bo bamwamagana bavuga ko inzoga yihoshya nazo zaba intandaro. Ku bitari rusange ho Josiane wari uje gusura Gafarasi yari yakiriwe nabi n'umurwayi n'umurwaza bamusaba kubaviraho. Nyamara se ngo ntiyari amaze iminsi atabasha gusinzira kubera guhangayikira Gafarasi. Soso na Fiyete se kubwo bavugaga Rutebuka bari bakangaranye batinya ko yaba bumvaga hakurikiyeho iki. Reka ntangire mwiyumvire. Fiye, uranganze Soso, nk'ubwiza uvuga koko. Yo, ihangane basi. Waramutse? Yego, ikaribu iruhande rwanjye. Urakoze. Umutima wawe se wari uhugiye ku bibazo nagutayemo nimugoroba bambe? Ntiwabuze byose wanyiyeretse, ukuntu nagufataga nk'inshuti gusa. Amakosa yo rwose ndayemera, ariko nawe urabizi ko imbere y'ikibazo abantu bose batajya bitwara kimwe. Oya, ibyawe birarenze. Soso, kuko ukansiga mu majanja y'ikirura nduzi ko ari ikirura. Rutebuka ni n'ikirura nkurikije uko yagiye antuka ashinyitse amenyo. Ntacyo sha. Fiye, rwose urabizi ko ntakwanga, ariko nisanze ubwoba bwandenze pe. Kandi urabizi ko ubwoba buturukaho umuntu atakinga urushyi. Icyo nzi nakubonye ntiwambonye. None se Rutebuka yakwinjiranye bigenda gute? Amagambo twavuze yose yari yayumvise. Usetse iki Fiye? Amagambo twavuze ntabwo yayumvise se? Cyangwa hakinyikije mu mukinga akadeye mu maso uramuragira ntiyarabukwa we? Yari we se ahubwo? Ye? Uyasubira mu byumve neza. Ntabwo yari Rutebuka. Muri make, aha, narabutswe umusaya, umusatsi n'ishati mbona ni Rutebuka, ariko ntiyariwe. Njye nari nicaye nteye umugongo mu muryango nagendeye ku byumbwiye ubundi nsohoka niruka nubitse umutwe ngo tudahuza amaso. Wakongeye se ko wirutse amasigambwa nduzi ko Imana yo nta wayisiga. Ahubwo se ko kinje mpangayitse ntuhite umbwira ko wowe twariye twikanze atari Rutebuka nk'ubu untera ikibazo cy'umutima koko. Nagira ngo mbanze numva akakuvamo. Genda. Nibura nawe ubizi icyuya nk'icyo naraye mbize ahantu hose mbere yo kumenya ko atari we. Icyakubwira rero ukuntu mu nzira nagendaga mvuga amasengesho acurikiranye, gusebera numva agiye guhita kwinjirana akakujwigiriza. Wamenye gute ko atari wese? Ubwo nyine nategereje ko yinjira mbona aratinze. Banangiye gutekereza ko agiye gushikuza igishari kuri ya nurusi y'inyuma y'ibiro akaza akakimuragura. Watesetse we. Urabivuga urabizi. Nuko ubwo bakomeje gutinda kwinjira. Sinzi ukuntu mu mutwe wanjye hajemo igitekerezo cyo kumutelefona ngo numve ko anura umujinya wenda ukabugabanuka. Hanyuma yanyitabye yibereye kwa mukecuru zane nk'agiye kumusura. Sha nisetse. Nanjye ndisetse pe. Ariko nanjye nibazaga ukuntu umunyuzeho niruka namamagare bikanyobera, kandi ubusanzwe bashaka kunkururukaho. Ahubwo uvuze ibyo kugukururukaho nyibutse ikintu ntakubajije. Igiki? Rutebuka ntabwo muriyunga ngo mutera kandi gatambwe mu cyerekezo cya gahunda muherukanamo. Uti? Kandi Fiye warasaze. Ubundi rero Gafarasi, Karame. agasosi nk'akaba gahuta kagishyushye rwose. Ngawushyikira. Urakoze sha. Waze no kugategura rero neri. Ndagahuta rwose mwumva ikiganza cyawe kizaneri. Noneho nigiye urimo guhuta. Urabivuga urabizi sha. Isi sano ya kabiri se ntangiye. Nanjye byanshimishije kuba ushishikaye rwose. Nyamara rero urimo urubaka umubiri. Ese ugira ngo sintangiye guhaga sha. Kareka. Rahanda ntarongeraho. Uti sano ya gatatu se kandi. Cyane rwose none. Kose sinaza kujya nyegage bw'inda yanjye kavuga nk'ijerekani cagasa amazi sha. Bongo ki? Nacyo ngaho maraho akubundi uruhutse ho gatoya. Ariko se kukibanze gushyira agasenda shaneri. Agasenda ni indaho tutabasha kurebamo ngo tumenye ibyo none kayigafara. Nakugira inama yo kuba wibagiwe urusenda rwose. Aha. Igitugu cyawe naracyemeye rwose kuko nasanze kimfitiye akamaro. Nta gitugu nigeze ngushyiraho gafara nawe ntugakabye. Rega ikibazo nuko hari nagiye nkugirira imwe kurusha uko uzigirira. Icyakora muri ubu burwayi bwanjye naboneyeho umwanya utagira ukubuzaho kubona ukuntu uri umuntu mwiza shaneri. Uzi ko wakoze umurimo ukomeye kurusha uw'abaganga. Jewe neri. Tekereza ariko nakoze umurimo urusha uw'abaganga. Ari abaganga bavuye umubiri se. Ari nawe wise ku mubiri n'umutima wakoze akazi gakomeye ninde. Aha. Nduwuhe sera.
niwe wamukunze rwose reka baza bambwanagiraho ngo barose bamenya ko ndwaye. uvuga Josiane se? ndavuga Josiane waje kunsura yigize inama kandi ari ikirura. ariko gihe biri ukomeje kuvuga by'uko Josiane yaba yaraguhumanije ndumva bidashoboka. ngo iki? none se ubwo wumva Josiane yagerageza kwica se w'umwana we? kandi hari ibimenyetso byinshi bibihamya. nk'ibihe se ubwo? sinafashwe abaganga bagasanga narahumanijwe kandi nta kindi kintu nashyize mu kanwa uretse ibyo nahawe na Josiane se. ahubwo hari icyo nibajije, bishoboka bite ko nyuma yo kukuzimanira yahamagaye abaza niba wapfuye? aha, icyo ni ikindi kimenyetso nateganyaga kukubwira. iriya myitwarire igomba kubihisha ikintu wa mugani wawe. yarandoze ngo nkinduke gusa yagize ibyago asanga Imana ikimpagazeho kubera ubukiranutsi bwanjye. ko Imana yaguhagazeho gafara. erega Josiane nta n'ukuntu atagira nabi no kuba atunze bigashari. ikindi kimenyetso simusiga cy'uko yazikamye mu nabi. haba ibyo bihanye wikongera kubivuga, urabivuga nkumva umusatsi unyorosotse ku mutwe neza neza. ariko mubwire Neri bitinde bitebuke, Josiane ibyo yakoze bizamugaruka uzabibona. ni ukuvuga iki? twari dushize. Sugira igitekerezoanye cyo kuruhuka ni inyamibwa kabisa. yazabuguze ko ari we mbigire Jimmy. njye rwose ntabwo nari naniwe nari gukomeza gukina indi minota nka 20. bani mitwa aho ngaho se nyine. Ariko Sugira kuki wiyemera koko maze wananiwe imbere ya Jimmy? njyewe ariko Vicky wabaye dusubire mu kibuga uhita uhera umwuka maze wamamare se. ako kantu Vicky. mu kibuga se? mu kibuga rwose twasubiramo. ikibazo ni uko twatugiye kuvuya ngo umukino w'abandi kandi twagize igihe cyacu cyo gukina. ariko se Sugira mbere yo kuvuga ibyo hari umaze ubundi kugwa kangahe? mu nyumvira baswa mu mupira w'amaguru. mbese guserebe kugiye kubyitiranya no kugwa? umva Sugira atangiye umushinga wo kujya impaka ntimwawujyanamo mwihorere Vicky. uko biri kose mu mutima wo kurara kuzi. reka impaka tunazireka wa mugani. si nk'ibyo se ahubwo nimumbwire mwiyongoje mute kuza gukina n'igihe cyari gishize mutagera hano ku kibuga we? hari ukuntu twari dukeneye kunyanyagiza stress ngo turuhuke mani. stress iva ku kize kandi kuri ka gaterera nzamba k'ibibazo utayoboye bikomoka ku mateka ya papa. hari ubwo bituzengereza kugeza ubwo twicuza icyatumye tuvuka. yo niko bimeze muri ibi bihe rero. niko bimeze ibintu biba byivanze. kuba twikoreye amateka mabi ya papa akaba mu mvugo ye nta n'icyerekezo cyo kubabazwa n'ibyo yakoze wenda ngo abe yatekereza guhinduka rwose. Jean Paul kabisa nyuma y'aka gasiporo ariko nibura murumva mutujeho gato. guhindura ibitekerezo umuntu akina n'urungano hari ukuntu biruhura. ubu ngubu tuba duhinduye agapaje ho gatoya nibura. shana kugerageza kwiyubakamo ubutwari n'imbaraga z'ubudaheranwa nyine. ubusanzwe turagerageza ariko nyine ntibiba byoroshye. niba byoroshye mwana nanjye ikibazo nk'icyanyu nakinyuzemo ndabizi. naba nawe warabirenze kubera gushyira mu gaciro kwa papa wemeye ko muganira nta mbereka mugaherekezanya mu rugendo rwo kubaka amateka mashya. ariko namwe nta mpamvu yo gucika intege mwana, burya nta muntu udahinduka n'ikibazo cy'igihe. papa uri hariya haragoye kabisa. ni uko njye na Jimmy twabaye babiri tugakomeza guterana ubutwari cyane, naho ubundi ahari tuba twaranirutse ku musozi. nyamara nk'uko nabibabwiraga mwana mureke gucika intege ubundi papa mumwerera imbuto nziza amaherezo bizaza. aha reka dutegereze tuzarebe. ikibi nuko mwaba mudaterana imbaraga mukaba nka bamwe usanga bawugira mu kubwirana amagambo yo kwiheba buri wese aca undi intege amaherezo bakisanga mu biyobyabwenge n'indi myitwarire idahwitse. ibiyobyabwenge se bikemura ikibazo cy'iko ahubwo bivana umuntu n'aho yarari. si nk'ibyo byose se sha erega buriya mu buzima hari n'ibintu tugomba gufata uko biri tukabyakira. hari ibyo umuntu adahitamo nk'ababyeyi avukaho ahavukira n'ibindi nk'ibyo. si uko se sha ikindi kintu cyamfashije kandi namwe kizabafasha rero ni uguhora mwibuka ko kuvuga ko umuntu burya atari impanuka. buri wese agomba kumva ko yavutse ngo agire icyo azamara kandi kiza ku isi. ako kantu rwose ndetse kuki mwaheranwa n'amateka y'ibyahise kandi ibihe biri imbere bibabikiye ibyiza byinshi. wamugana jyamo ba udukunze nishimiye kukubona se.
n'ikiza kiguteye kwishima amanyo tiba kwari koza bagenda ngo ndareka kuvuga ikindi ku mutima nta kidasanzwe ariko ni akantu numvaga kamfasha hano muhogo tu ahubwo se kudasubiza ajya mu bandi jya mu bandi rero ikinteye kukwishimira ni ibintu mbonye bibyimbye aho ngaho hehe manyo ngo nyine hano ubutati ibifaranga byenda guta umufuka w'ipantaro shinyabo abona igitambaro nahoze nihanaguza icyuya ngo ni amafaranga ubwo rero wari uzi ko nzanywe no gusengera nyine abacuruzi si abantu koko bibaye na rimwe ariko nta kibazo warinywera hano nk'uko wabitereranye da cyangwa akanikopesha jya mu bandi se ko ari inyangamugayo tumuzi murakoze guhangayikishwa n'umuhogo wanjye ariko mu by'ukuri nyura aha ngaha nifuzaga kugira icyo mvuga ku kibazo mbona mu kabari kanyu ikibazo se ikibazo ndakizi kandi humura n'amaze kubukingitse iputsi ndayizana vuba uti ipusi yo kumara iki manyo ikibazo ushaka kuvuga se si icy'imbeba mwazanye mwimuka none zikaba zisigaye zikimbagira n'aho zitemerewe kugera wihangane njye hari utuntu duto duto ntagitaho umwanya ntacyo mfite cyo kuvuga ku mbeba ndazikurikira icyakora murashobokanye none se wowe ikibazo watakaga kuvuga ni iki ntatubwire hari ikibazo kitaramara iminsi hano cyo gusondeka abakiriya nagira ngo mbagire inama rwose hakiri kare murebe uko mwagikosora ego hano se dusondeka abakiriya jya muba ahubwo se serivisi iba hano iboneka he handi se waretse akatubwira icyo yifuza kutubwira tukabanza tukumva amanyo njya ndumva tumwanya serivisi yacu se yabamba abakiriya bakaba bisukirana umunsi ku wundi utekereza se ko bazakomeza kwisukiranya iminsi ingahe n'ukuntu barimo kwijujuta amanyo kandi nanjye mu bijujuta ndimo ugatinyuka ukavuga ngo uridudu utajya mu baho nemeye kugaragaza icyo ntekereza ariko si uburenganzira bwanjye se ni uburenganzira bwawe bwose jya mu baho ntibishoboka ibyo se nawe urabyemera tiba umuntu utubereye mu nzu yemerewe kuyidudutiramo n'ukuntu nihanganiye ibinyuranye bitaboneye ankorera ihanganira ko kuzana impaka kumva jya mu bandi ari ku manyo none se jya mu baho abakiriya nawe urimo mwijujutira iki yagora ubu simvuga imaze gukwirakwira mu bakiriya yuko manyo cyahindutse matoryi ninjye muyumvanye bwa mbere jya mu baho rekeraho ariko manyo icyo kintu cyo kotsa intoryi mu mwanya w'inyama nari ntakikubujije ariko urangura tsimbarara none dore nawe mpamahoro tiba njyewe ndabizi neza ko jya mu bandi ari we wahinduye abakiriya benshi agira ngo aduteze akavuyo bateze akavuyo se ngo nunguke iki yegora icyo wakunguka niwe ukizi jya mu baho njyewe icyo nzi ni uko abakiriya banjye bakunda udushya twose ngenda ndana nyamara nimushaka muhindura imikorere kandi ikindi kibazo kigaragara mufite ni uko mutajya inama mu rugo rwanyu nta soni wowe w'umupanga ugenda naho utinyuka gushaka kutwigisha uko twubaka udugo rwacu uradusetse se kandi umurimo waduhaye wo kugufasha gutora ibishyimbo tuhagazemo neza n'ubwitange bwinshi ahubwo se ko mbona seka ndeba mama bimeze gute Jimmy ndakumva maze umwanya nkwitegereza ariko wanyobeye ni ubunyanda ni ukwitwararika ngo utandura n'ibiki gereranya ibishyimbo sugira ateruye n'ibyo ngibyo ufite kandi uba ari ibihiye yerekeza amatama yaterura ibikubye bino byanjye gatatu sugira na se wa nyamana yanjye sugi ko muri shampiyona y'imirire uba ku isonga bizwi no hakurya y'imipaka wajya uvuga makeya koko sugira cyamenya kwanura imyaka se najyaga ngira ngo yageze aharacogora sugira sindamubona haze ubanza hari yahazwa n'umwuzure Jimmy iryo jambo ni ribi ntukura ariko mu yandi magambo ubwo uravuze ngo nahazwa n'ibiti n'ibikoko n'ibikoresho by'amoko yose umwuzure wazana ukandoha mu nda uko kuntu umusererezanya rero nk'ababyara bituma mbakumbura cyane gusa njya nibaza niba umunsi umwe mutazafatana mu mashati twebwe se ibyo ntibishoboka rwose imiruho yacu yatugize umwe humure rwose ntuzigere ubona turwana mama muzahore mushyize hamwe bana banjye ese ko kuvuga ari ugutaruka nta kanunu k'akazi Jimmy wapi ihangane gusa ntuzarambirwe uzakomeze ushakishe umunsi umwe uzakabona Jimmy njya kanjye ndagafite turunovisi yanjye rwose sinayihemukira nubwo hari ababa banenga ngo nkora akazi gaciriritse kandi batama nayo kwigurira amamega muri telefone bakunengaho iki se ko icy'ingenzi ari uko akazi kawe kakwinjiriza amafaranga buriya akazi kose kaba kabeshaho umuntu iyo agashyizeho umutima ntihazagire ukubeshya ye ntangiye kujya numva nakwikorera
gusa kugeza ubu ikibazo kinkomereye n'iki gishoro. ariko igishoro uragifite bro. ye niko bimeze se burya? Sugira aragira ngo akunteze mama ngo ukeke ko ndera nibitseho amafaranga kandi ndi saa kintu. Amafaranga ntayo mvuze, ariko se amaboko yawe n'ubwonko siyo gishoro cy'ibanze. Ibyo uvuze ni ukuri rata Sugira. Uwo murozi Fabiola ari he? Ngo papa bite bitori kwiki iku Fabiola wa murozi. Papa kandi urakosa rwose. Umurozi je waruvubu Imana nsenga ikundinde. Umurozi asenga Imana se ko asenga shitani. Ngo Fabio ungezaho ikiyoni cyambari runiko. Imana yacu ariko suraza kunyanduranya aho nahuriye nawe wakoze ibibi. Yewe hengaze mwere nazapfa mbere. kandi ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva naho ubutaha. Iki gice mumaze kumva cyahembwe na Musagara Andrea. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788803816 cyangwa ukabohereza kuri interineti kuri aderesi ikurikira musekeweya@yahoo.fr. Ushobora kandi no gusura page yacu ya Facebook ariyo Musekeweya Rwanda, kimwe no kuhajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekeweya.org cyangwa kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekeweya Official, ukahasanga ibice bya Musekeweya. Musekeweya imuhumuro na mumanzi hakemetsi ngamwe z'amahoro muzitangwe hari urwango ntizimera. Twongeye kubifuriza ibihe byiza aho muri hose inshuti mwese muduteze yombi. Twizeye ko uyu mwaka wa 2024 mwawutangiye neza. Kuri uyu mugoroba twahisemo kubagezaho indirimbo Amahoro azira icyasha ikubiyemo ubutumwa busanzwe butangwa na Benevolencia. Amahoro 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 azira icyasha, amahoro meza amahoro amahoro azira imipaka, wowe nanjye kimwe twese turayakwiye. Amahoro amahoro abitabanda amazina y'inyamaswa utabamagana bibatiza umurindi bigashya bishyira kubambura ubuzima. Fasha ngufashe tubaganze basigaho. Amahoro 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 azira icyasha, amahoro meza amahoro amahoro azira imipaka, wowe nanjye kimwe twese turayakwiye. Amahoro amahoro nigiye byinshi ku ngiro nakubonanye uko wumva kubaha icyo ndatekereza kabone niyo kinyuranye nuko ushaka byanyaguye umutima nunguka n'inshuti. Amahoro amahoro. Arakoze cyane Maurice Mbarushimana ku gihangano cyiza yatugejejeho. Reka tunashimire kandi abari banditse bose muri iki cyumweru gishize tutabashije gusomera ubutumwa. Ibitekerezo byanyu byatugezeho kandi twarabishimye. Kuri mikoro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga. Musekeweya imuhumuro na mumanzi hakemetsi ngamwe z'amahoro muzitangwe hari urwango